w'abami wimimire abagenza Pastor Mutesi nanjye ndamusengeye nk'umugaragu wawe mwama abagenza ubugingo bwe ubimimire kure marayika w'Imana abagenza kandi abakubure mu nzira za Mutesi haleluya mwami ninginze imbabazi zawe kuruka kuri Pastor Mutesi mana mu bihe bimeze bikamure mu mutima natwe turazirwana twese namba mose urumva ariko noneho tujye kuri Pastor Mutesi wacu yasutswa hiki abantu bemo bayora umucanga bagasutwa kuri Pastor Mutesi barapfa mu gitondo katika jina kubera ko bubahutse cyane iki amavuta bararengereye uwasutswe hiki amavuta niyo yacumura karijana niba udashoboye kumuhugura muharira iki Uwiteka witonde ahubwo abantu batazira Pastor Mutesi ubu rero ngiye guhugura ntabwo nje gushyushya nta nubwo nje gutukana ahubwo nje guhugura kuko maze iminsi mbikurikirana mwitondere uwasutswe hiki zini impanuro ni impanuro noneho rero tuzane zaga za Mutesi ibyo twe bitindaho kugira ngo wenda bitaza kwitwa impamvu yaje ku mihanda ariko yanshitaje kuri Pastor Mutesi noneho rero naze nka pasiteri gute mu rupfu utababarana n'umuntu Bibiliya iravuga ngo turirane n'abarira twishimane n'abishima ariko noneho njyewe pasiteri ni umubyeyi pasiteri yemerewe koherezwaho imbobo yemeye koherezwaho abajura yemeye koherezwaho indaya zirengurwa acira Pastor Mutesi n'urwo yagaraguriyemo Rusagara Yesu yarabarebye kubera ko yari azi mu ijuru azi no kwisi arababwira ngo kurongorwa no kurongorana ni ibyanyu hano kwisi mu ijuru nago bibayo mu ijuru twibera nk'abamarayika uwo mugore nta rubanza agize afite wigerekaho gushinyagura tureke n'ababa pasiteri umuntu wese yapfuye niyo yaba yari igihazi hari umuntu ubona apfa ntibashake isanduku ibyo biba birangiye urubanza ruba rugiye imbere y'Imana niyo ibimusigaranye ariko amaze gupfa Korode azanye ibimenyetso azanye amafoto azanye amajwi azanye abagore arahinze kuri cyano zose ibirani ibice by'umupasiteri abapasiteri umva yamenye amavuta we Pastor Korode ngutuye message yo kwihana we we ndamusengera ku manywa na nijoro ariko Korode ndakuririye we amavuta urayononye uyasutsemo umucanga Korode urambabaje n'Imana urayibabaje usakambuye umuntu w'Imana Imana ikubabarire igikombe cy'amavuta cyagusutsweho Imana yo mu ijuru ikihari Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe yego mwese rero ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza cyane aho muri hano mu Rwanda cyangwa se n'abari mu Rwanda rw'iyo ngiyo mwese mukomeze kugubwa neza cyane Ukweli Times mwese turabahaye ikaze Impanuro TV kandi namwe turabakunda cyane muri byose mukora rero natwe ibyo dukora mureke dushyigikirane kandi twunganirane tugirirane umumaro mu biganiro dukora kandi byinshi cyane dushimiye abantu batanga ibitekerezo mu buryo bw'amakomanteri batanga cyangwa se n'ubundi buryo bwo kuba baduhamagara indani ariko by'umwihariko abantu bafata umwanya wabo bagata akazi kabo bakavuga ati ibi bintu ndumva ari ikintu nabikoraho mama Jane turakwishimiye cyane karibu mu biganiro byacu kandi tukubwire ngo twishimiye ko tujye kubana nawe ni uburyo bwiza nk'ubu yaravuze ati hari ibyo ndi kubona especially biri kugenda bitambuka cyane muzi ko turi mu bihe bidasanzwe navuga ngo byo kubura umubyeyi Rusagara Dieudonné nyuma y'iminsi itari mikeya abantu benshi cyane bamumenye ari umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana kandi nanone tukongera kumumenya nk'umuvugabutumwa mu bikorwa bitandukanye ariko tukaza kurucaho kumumenya cyane kubera urukundo yagiranye na Pastor Mutesi Aimé Prudentiel uyu munsi ntabwo ni njyenyine ndi kumwe na Faxman OG kuko ni ukweli koko tugomba kuba turi kumwe kugira ngo tuze kumva ukukuri ni impanuro zigiye kujyana n'ukuri ibihe by'ukuri kamarade karibu mu biganiro asante sana man nishimiye yes umeze neza
meze neza cyane. turakwakiriye kuri Ukweli Times ndetse n'Impanuro TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Urakoze cyane. Yego. Mama hari abantu bagiye kudukurikirana yenda arimo bakubona basanzwe bakubona ibiganiro byawe babonye ariko kuba wafashe uyu mwanya ukavuga ati uyu musanzu wanjye ndashaka kuwutanga muri buno buryo. Ni byiza ko bagiye kumenya amazina navuze Mama Jane ibindi byiraza ko byivugira ko uri mukuru kandi ni byiza ko tuganira tuziranye. Urakoze cyane. Banyita Mukabaranga Jeanne. Ndi umudamu. Ndi umumama kandi. Yego. Ndi mama w'abana 4. Kirenzeho ndi umunyarwanda. Nukuri. Ikindi ndakijijwe. Urakijijwe. Reka rero ugiye kubanza usengera kino kiganiro ko uyu muntu akijijwe kandi yemera Imana nayubaha mbere na mbere niyo igomba kujya imbere. Yego. Urakoze cyane uvuze neza ubwo uvuze gusenga. Reka twubahe Imana dusenge. Imana data wa twese, Imana isumba ibintu byose. Data izina ryawe rihabwa icyubahiro hagati yacu n'abandi bantu bose, izina ryawe rishyirwe hejuru. Amen. Mushimiye ku bwizi cyano zanyakiriye Ukweli TV. Mwami w'abami ndagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro kuba ndi kumwe nabo. Rero Uwiteka Imana ndakwinginga umwuka wera bi hagati muri twe, tuganira aho tugiye gutangirira naho turi busoreze, tuyoborwe n'umwuka wawe wera. Ubwiza bw'Imana dutangirane nabwo kandi dusozanye nabwo. Ikiganiro tugiye kuganira cyubake Mutesi, cyongere kumuhembura kandi gisane n'imitima y'abandi. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Kibaro ni Imana. Amen. Amen. Ibihe byose. Amen. Mama rero nishimira kuganira n'umubyeyi kandi nkishimira kuba ndi kumwe n'umuntu uzi Imana kandi uyubaha, kuko ibyo tujye kuganira biri mu ruhande rwayo. Niyo mpamvu dutangiza isengesho. Ariko utangiye uvuga ikintu cyitwa agakiza. Agakiza muri iyi minsi karimo karakemangwa bijyanye n'ibyo turi kubona abakatwigishije, abakatubwirije ndetse nabo tugenda tubona mu buryo butandukanye bagenda bakatwereka. Uyu munsi abantu kwibaza ngo agakiza ubundi ni iki? Ese agakiza no kuvuga Yesu Kristo? Ese no gutwara Bibiliya mu ntoki? Ese no kuba ufite urusengero witwa Apostle cyangwa uri Bishop cyangwa andi mazina ateye ubwoba mbona n'abantu gukunda kwitwa? Ubundi agakiza ni iki twakarebera mu yihe nyito mu Kinyarwanda cyuzuye? Urakoze cyane. Rero nkunda kuntu abanyamakuru mubaza. Ariko nabandi narababwiye je nkunda ibibazo bitarenze 3 kuko abanyamakuru barabaza cyane. Mutwe ugashyuha. Jewe rero rwose iyo birenze 3 birananira. Ariko nibura 3 nabyihanganira. Yego. Sasa ikintu ndimo mvugaho. Yego. Kugakiza umbajije. Agakiza ni umuryango Imana ihuriramo n'abantu yaremye. Kuko Imana yaremye ibintu bitandukanye biri ku isi bifite ubuzima, bifite kubaho, birya, binywa, byororoka, bifite n'iherezo, n'ibintu bishimishije n'ibiteye ubwoba. Ariko none iyo tuzanye agakiza ntabwo kari ku biti, agakiza ntabwo kari ku nyamaswa, agakiza ntabwo kari mu nyanja. Ni agakiza k'abantu kabasabanya n'Imana. Imana ishimwe cyane. Kubera ko mbere na mbere kuno nasobanura agakiza, kubaho kw'abantu byari mu mugambi w'Imana. Umuryango uri mu mugambi w'Imana. Imana ijya gushyiraho umuryango bitwereka ko yari iteguye ahantu izajya iruhukira, ahantu izajya ijya gusura, abantu izajya isabana nabo kurusha ziriya nyamaswa. Kuko na Adamu imurema, Imana yamanurwaga no kureba Adamu, noneho iza kumuha umufasha, ishyiraho uburyo bwo kororoka. Rero ni ukuvuga ngo umuryango ni ikintu cyari mu mugambi w'Imana. Ni umwanya Imana isabanamo n'abantu, nk'uko nawe wagira icyo wishimira. Nk'uko nawe ushobora kwishimira abana, undi akishimira imirima, undi akishimira kubacuruza. Imana yishimiye umuntu. Aho rero niho hari agakiza. Bibiliya itwereka amategeko yo muri Edeni y'ibiti gusa. Ibintu byose urabyemerewe, ariko ntuzarye kuri uriya rubuto. Kiriya giti umunsi wasoromye urubuto rwacyo ukarurya, no gupfa uzapfuza buncumuyeho. Aranga. Ako kari agakiza ka mbere. Ako karapfa.
umuntu ananiza Imana umujinya wayo kubera ko byari bifite imbaraga byari ireme burya ikintu gukomera kiba gifite amategeko yego ntuzarenga aha ntuzakore gutya uzagende gutya ibirukana mu ngobyi nyuma yo kurorongotana kwabo kose turareba umwuzure nawe waje ku nkoni yo guhana kuba ibigande umwuzure Imana iwukuraho iduha umunyororombyi w'isezerano ry'imbabazi izana amategeko 10 ya Mose urareba icyo kintu ni kagakiza amategeko 10 ya Mose yarakakaye kubera ko bari bamaze kororoka kandi barushaho kuba babi aho Imana yavuze ngo ndicuza kuba nararemye iki umuntu ntiyicujije kurema intare ntiyicuza kurema imisozi miremire n'imigufi ahubwo iricuza kuba yararemye iki umuntu izana agakiza k'amategeko 10 amategeko 10 arananirana iriya yari kiboko ariko yari ikarishye kuzarokorwa no kujya gushaka inuma itagira inenge y'inungura mukazategereza umutambyi umwe kubatambira urwo rubanza ugasanga abantu baruzuye nk'uko bazana Kigali yose itegereje gucibwa imanza yego Imana ibona yuko n'ubundi abantu bayo bavunika urumva agakiza irongera ibona ko ruriya rubanza rutarangira yego inuma n'inungura ntibyari bihagije kuducungura mu gakiza Imana irangije izana Yesu Kristo Yesu ashimwe cyane Yesu azana agakiza rero turimo umunsi rero ibya kera tubireke tuze muri aka gakiza ka none ka Yesu turimo kuko natwe niko turi bazima ibya Mose byararangiye bijyana n'abantu babyo noneho rero Yesu aje biratubwira ngo abigitambo gihagije gukuraho amapfizi y'intama amapfizi y'isekurume z'intama nziza n'inka z'inyamibwa n'inungura atanga ubuzima burya umuntu wese uzabona atanga ubuzima aba yakunze cyane noneho agakiza ke tukabonera muri Yesu Kristo katwinjiza mu Mana uyu munsi rero turaba umudendezo kubera ko umuntu wese aragenda akajya ku musaraba akavuga ngo naje Mana kandi hatavuyemo n'umwe ntuvuge ngo ikimuga ntikizajyayo kandi ubundi ikimuga ntago cyari cyemerewe gutambira Imana cyaraziraga kikaziriza ntago cyabagamo umutambyi oya n'inzu y'abatambyi yavukagamo ikimuga cyo ntago cyabaga umutambyi afite inenge none uyu munsi ibyo byose Imana yabikuyeho agakiza rero tukishimire kubera ko nako kugenda ukavuga ngo ndaje Mana mbabarira naracumuye ariko mbabarira iyo habayemo rero mbabarira buri umuntu wese uzakubwira ngo mbabarira abagutsinza abazinze ikintu vuba niko gakiza rero uyu munsi ni imbabazi cyangwa ntabwo turatanga ikiganiro ubu ngubu iyi ni intro kandi iraza kubiremereye cyane hari n'inyigisho tumaze iminsi tubona z'ubuntu avuga bati rwose twarababariwe ubundi njyewe ndamutse mfitiye ideni pasi umuntu akaza akanyishyurira njyewe pasi yaba ngomba iki yaba nsaba iki ahanini bakavuga yuko ari iziyobya abantu bamwe baravuga ngo twikorere ibyaha ngo nta kibazo wa mugani Yesu yapfiriye ibihe byaha niba koko hari icyo turi gukora bakakita icyaha wowe izo nyigisho uzifata gute rega buriya gakiza ugashyushyemo watomboka ugasoza ugonze ibikuta ugasoza wiyahuye mu nyanja ugapfa ukajya muri Kivu ngo nagakiza ngo Yesu yagendeye ku nyanja noneho rero agakiza ni amaferi nta n'icyahindutse rega Yesu yaravuze ngo sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyakomeza no kuyongera noneho Imana ihaye Mose amategeko 10 igezaho iramubwira ngo nawe fata ari amabuye wiyongerereho ayawe mategeko bitewe nuko ari wowe uhorana nabo aya yanje ngaya nawe genda wongereho ayawe rero gukizwa ntago bisobanuye ngo twakwishyura umwenda ntago bisobanuye umudendezo wo kuvuga ngo tugende twambaye ubusa nkuko twavutse ntago bisobanuye ngo twice amategeko ya leta urabona muri covid hari abantu banze kwikingiza banga agapfukamunwa batangira guhunga ngo bagiye mu bindi bihugu ngo leta y'u Rwanda yakajije ibya covid mbese akumva ko we ni nka wamukura ku isuka mushahara mu bicu njya mbona indege zirenga ibicu noneho zikajya hejuru abantu nk'abo rero bafite agakiza gutyo ubundi bakwiye kuba hejuru mu bicu ntibakandagire kuri ubu butaka turiho kuko ibyo bavuga ntabwo byuzura bucya byabahinyuje babigonze rero ntago agakiza ari ukwiruka ni amaferi mbere ko
twinjira mu kiganiro tumaze iminsi tubona inkundura cyane cyane mu bakozi b'Imana ariko pastor araza kumfasha abyinjiremo neza ugasanga amagambo guterana amagambo amashyari inzangano byavuye mu twita ngo ni ntagara abakozi b'Imana cyangwa abapagane yego abo ngabavuze ugasanga byimukiye mu nzu y'Imana wowe pasi iki kibazo mbabarira umfashe kukibaza urakoze cyane kubera ko mama uramfasha tubijyane neza gutya iyo tuvuze umurimo w'Imana cyane cyane ku bakozi b'Imana tuzi ko ngora abantu b'intungane batagira icyaha ibyo warukomojeho by'agakiza yenda n'ibyo abantu basa nkaho bamaze kweza hari ibyo abantu bamaze kweza yego bamwe bamaze gufata yenda avance iyo tuvuze avance byo kuryamana abantu bataramara gushakana bamaze kubyeza bamwe inzoga barazejeje abandi tabi bararyejeje ariko ibyo ntabwo ari turi bwinjiremo cyane turi buze kuvuga cyane cyane kubera ko avuze ati uyu munsi hari icyo nshaka kuvuga kuri uyu mubyeyi Pastor Mutesi bitewe na situation arimo cyane dore ko bitero ayagabweho ntabwo abigabweho n'abasinzi kubera ko ntibamuzi ntibanaziranye nawe ntabwo abigabweho banahura nawe buri munsi yemwe nuko cyane cyane nabakorana umurimo w'Imana cyane cyane aho byaturukaga bivuga ngo Rusagara ntiyari umugore wawe hari umuntu bita Pastor Claude niyo muntu watangije iyo propaganda aravuga ati hoshi ubundi witubeke ubundi umuntu witwa umugore w'umugabo ryari cyangwa nakwitwa umugabo w'umugore ryari kugira ngo tuze kwinjiramo neza cyane aho reka tutarashyika kuri Claude waruvuze ngo abantu bitwa barokora abakozi b'Imana nibo baterana amagambo nibo bahanganye cyane n'ubundi abapagani nta kibi cyabo habe namba abapagani nta kibi cyabo kubera ko niba akuza agasanga asa ari umupfumu nawe agashaka kwiga ubupfumu n'ubundi bisanzweho urabibona niba iwabo banywa inzoga ugasanga umugabo aranywa umugore aranywa bagasomeshaho umwana n'ubundi n'umusanga hariya anywa ni ibisanzwe niyo mpamvu rero iyo habaye inama mukuru umuntu na mushiki na musaza bose bari kuri byeri rero abo hanze nta kosa bafite noneho rebye kumbwira ngo abakozi b'Imana no baterana amagambo ikibazo kiri ku bakozi b'iki naho niho hari ikibazo kubera ko uzanye nk'ibi bya Mutesi wari wumva hari umusinzi wavuye mu kabari akaza gutuka Mutesi mbwira nawe uri umunyamakuru umunyereke nta n'umwe ahubwo ni abapasiteri noneho rero ubu ndashaka nkubwire ngo abari hanze rwose ntubambaze kuko baracyoga mu nyanja yabo nta rubanza ahubwo twirebere abo mu nzu y'Imana twirebere abafite iyi titire aho bari humbaza nicyo twari tuhereyeho cyane cyane ubundi aba bantu tubonaho imico n'inyifatire nk'iy'abantu batakijijwe nk'abo twita ngo n'abapasiteri tunenge mbese tunenge twagombye kuba tukibambika uwo mwambaro cyangwa bajye bahita bakurwaho direct bongere bajya kwiga bundi bushya reka rero nkugane inshuti yanjye igihe cyose uzanzuriraho uzakora amakosa iyo uzaca urubanza igihe uzajya ufatiraho uzajya ukora amafuti uyicuze nyuma ikintu uracyitondera ukagitegereza ukareka umuntu agacukumbuka neje agacukumbuka cyane noneho akiyongeza cyane iyo amaze kwatsa umuriro burya nibwo uba umumazeyo yego Mutesi yigeze kwivugira ngo burya ujye ubareka ngo burya ngo abakwambariye ubusa ngo naho abagwije ngo abakubwiye ngo dongo nukumeze rero umuntu ukunda inkuru zishyushye ari umukozi w'Imana yego agakunda byacitse no kumena umuceri siko mwabyise burya kamere ze ziba zirimo zicukumbuka zigaragara twebwe dufite iki gitabo cya Bibiliya ni igitabo cy'ubwiru kandi cy'ukuri cy'ukuri kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe usanga nta jambo na rimwe riri hano rituzura cyangwa ridasohora rero Bibiliya iravuga ngo umuntu usuye uw'inyuma ntuzarebe umuntu ngo yafite amaso manini ngo yafite utwise duto ngo uyu nguyu yaraseka ukabona inyinya ngo uyu ntayafite umuntu nibimusohokamo uwo niwe muntu buri uko tuzajya tuganira ukumva nkunda kukubwira ngo uri mwiza ukumva nkunda kukubwira ngo wambaye neza burya nkunda ibyiza ariko ujye utinya umuntu wari ukubwira ngo iyo nkweto yawe ni mbi
wagura n'ishati akakubwira ngo nayo ni mbi ngo yari nziza ariko ngo ntikubereye wakwifotoza akakubwira ngo ifoto yawe si nziza mbese muri we wahengamishije imirimo hahora iwe hahora ibyo ari bibi rero umuntu si uyu w'inyuma ahubwo umuntu n'uyu usohoka kuko nujya hano kuri YouTube ugatuka Mutesi tuzamenya ko utukana urumva nindi cyane izagushaka ishaka umuntu utukana reka zadutwikire sibyo gushaka ngo utukane gusa abantu bakagukurikirana kuko uzi gutukana ubwo rero uwo ni wewe nuwo nyine ntuzamushakeho bombo ntuzamushakeho ikindi ibyo ni ugutukana umuntu rero Bibiliya tubwira ngo si uw'inyuma umuntu ni uw'imbere biva mu muntu ni wowe noneho rero tuganire kuri aba pasteri yewe rero ukuntu ushaka kubaganiraho yego ariko tutaragera aho ngaho pasi hari ikibazo yarakubashije ngo umuntu aba umugore w'umuntu ryari cyangwa umugabo w'umuntu ryari byagenze ariko genda basabye ngo mutambaze ibibazo byinshi abanyamakuru muravuga reka nkagusobanurire wenda kuko reka nkamusubize kuko akiri umusore wenda uracyari umusore cyangwa ufite umugore oya bivugire hano nta mugore mfite uracyari umusore uracyafite kubaza byinshi reka wagiye usanga uyise ko afite impeta akagusobanurira utaje hano ikibazo n'abayamba ikibazo cyo kikunze kubaho buriya iyo uganiye n'umugabo abakubwira ati ntabwo ari kamarade mvuze atagira ngo niba mvuze majorite abagabo bashaka kuvuga ati sha aturugo ni ikintu cya danje tuzapfe kandi guhaganira n'undi avuga ati shati nyamara uzashaka washaka urana ati nushaka kubyihorere ugasanga bashatse baraganya n'abatarashatse baraganya noneho rero reka nkumarire y'imakazi icyo kintu nk'umukristo nkuko muvuga ngo ujye ugira inyuma uca inyuma umbaze iki kintu hari ibiganiro tudakwiye kuzana cyane hano kuri YouTube kubera ko ngenda biganira ndi umugore nakubwiye ngo ngewe ndi mama w'abana noneho bariya bagiye kubyumva ntibarashaka noneho ngiye kukubwira ibibazo by'abagore mu rushako wasanga abakobwa bose bahisemo kubyarira iwabo kandi wenda ninjye wahuye nabyo nkanjye hari umukobwa washaka gashaka umugabo w'umutima mwiza uzajya uhora umubwira ngo gikobwa cyiza uzajya uhora umuzana agashanete uzajya umuhemba yabyaye ariko kubera ko navuze ibintu ku karubanda noneho ugasanga nkoresheje umwana ikosa abyariye mu rugo noneho rero njyewe ngiye kubisobanura mu ncamake kuvuga ngo umugore w'umuntu yitwa umugore w'umuntu ryari ni amahitamo y'umuntu yego nakubwiye ngo abapagani ntari biryabo ntago rero abapagani nabo basiba kurongora nangwa kubyara urabyumva neza ashobora kubyarana nawe kandi noneho hakabaho nk'uko umuntu umwe ni umwisilamu undi ni umunyagatulika nanjye ndi umurokore si amahitamo ya muntu buri muntu rero afite uko azubatse noneho rero kwitwa umugore w'umugabo n'umugabo w'umugore nakubwiye ngo kubera ko abantu bashaririye Imana hagiye habaho amategeko noneho amategeko aberaho ibigande kubiyobora no kubiha umurongo ngenderwaho sometime amategeko ugasanga afite umumaro noneho rero bya bigande ni bya bigande byo mu ngo n'ubundi iyo bashyizeho itegeko bakakubwira ngo ugomba gusezerana muri leta ni ukugira ngo uzagire ikigukanga uzavuga uti uyu muntu twarasezeranye ivangamutungo rusange none yaje abinsangana dore mfite etaje mfite hoteli mfite imodoka mfite hegitari 10 none kandi twarasezanye ivanga mutungo kubera ko wowe iyo gishakana n'umukobwa aba ari sheri shushu mukundanye wumva muzasazana akenshi rero basezerana ivanga mutungo ki rusange n'ubu ugiye gushaka umukobwa ukamubwira ngo ni umuhahano yabona ko utamukunze nawe nabona kutamukunze urabona impaka ziri aho ugenda ukorera isaki ni gaceya umutungo muhahano ni abantu bakuze bashakanye bakuze bagahura ariko kuva hasi tugiye kurutangira ni ivangamutungo rusange ni ukuvuga ngo rero amategeko nushaka kuvuga ngo amategeko ibyo ngibyo bizakurusha ubwonko ahubwo ishyirireho umurongo wawe noneho rero niyo mpamvu leta yashyizeho gusezerana ni ukugira ngo irebe ko aba bantu bayobora ikabakanga
n'Imana rero natwe tugira amategeko mu rusengero tubyereka abantu bose yuko bagize ute wasezeranye reka nkwereke iyi meta iyo uyambaye uri muri office ni ukuvuga ngo umukobwa wese uri bwinjire muri biro yawe agasanga uyambaye ntago arebuzwa aravuga ati uyu nguyu afite uwe ubu rero ubusobanuro bw'iyi meta ntago ari umutima ahubwo ni ukwereka abakobwa n'abagore bose ko bagize ute wahisemo ko washatse mbese ni tansiyo urayibona noneho usanga akenshi rero abagabo ahubwo kuri iki gihe bagera muri biro ugasanga nta meta bambaye babahamisha ni mu kindi gihugu asize umuryango w'abana 8 na nyina w'9 impeta akayikuramo kugira ngo baze rero urumva nitegeko urumva icyo kintu rero mbese ni ukuvuga ngo ikintu kivuga jyewe ntavuze niyo mpamvu isezerano ribaho noneho rero natwe tukabyeza tukavuga ngo abantu basezeranye imbere y'iki y'Imana umugore n'umugabo rero ni ku karubanda kuko mwabyerekanye nibyo twita urugo mukarushinga bivuze ngo wowe ubu nonaha uri umwe mu bemeza yuko Rusagara na Mutesi bari umugabo n'umugore noneho rero reka nsubize icyo ngicyo ntabwo bari umugabo n'umugore umwe yari umukunzi wundi bategura kujya kurushinga kubera ko twari tumaze kubona ikimenyetso Rusagara amaze kugaragaza yuko yakoye nde Pastor Mutesi umuntu yagukoye aba yakubengutse yanakwishimira ni rya tegeko rya mbere araritangiye abandi bagabo jewe muhisemo ndamukoye urumva uyu munsi rero ntago yari umugore n'umugabo ahubwo yari umukunzi we nkaba ari nayo mpamvu ngiye gusana umutima Pastor Mutesi no kugira ngo nsubize abantu barimo bamushishimura bamwandagaza kandi bambaye uyu mubiri ndashaka gutangirana ijambo rivuga ngo ntugahubuke ntukagire ute ntugahubuke iryo ni ryo wumva ushaka kugenera Pastor Mutesi mu bijyanye no kumwomora ariko iyo umuntu agiye komora umurwayi hari ukuntu babanza bagakuraho igishishwa sinzi niba Pastor ubizi nawe neza iyo umuntu yakomeretse abaganga rero kugira ngo ibintu bize kugenda neza uyu mubyeyi hari impamvu ze runaka reka tumuhereze aka kanya abanza avuga ko ari ku mutima we ahubwo tuza kubona uko tuza kumwinjiza mu bibazo birabigendeye n'igitekerezo ndetse n'inyunganizi n'inama agiye gushyira kuri uyu mutima wa Pastor Mutesi murakoze cyane rwose iki kiganiro cyanjye jewe nakigeneye Pastor Mutesi kumufata mu mugongo kumukomeza no kumubwira ngo jye simeze nkabo akomere abandi ubwo babandi bamusukaho umucanga umukungugu buri uzahura n'abantu bayora umukungugu bakawugusukaho ariko bari abantu ni ibihazi bihubuka igihe cyose uzagera hari hanze hari abantu uzasanga bahubuka muri kamere yabo bagahubuka bagahutiraho urabyumva rero ndashaka mbabwira ngo bahubutse cyane bakosheje Imana ifashe kubera ko babishyize ku mihanda nanjye reka mbasubirizeho ndashaka kunenga abantu bashishimiye Pastor Mutesi mere nko kuri Pastor Claude buriya Pastor Claude yabaye umusitari cyane kuri izi mbuga rwose ni byiza sibyo kuko nta mbuga wajya muri iki gihugu ngo usange itariho Pastor Claude byagora ko urebe ibiganiro byakozwe ku munsi bya YouTube ngo urebe biragoye usibye nyango nka RTV ni itarakira Pastor Claude ni itaramwakira nkunda kushaka utuntu rero ndashaka tubiganireho twitonze dutuje kuko giyewe ikiganiro cyanjye ndagitura Pastor Mutesi ni ihumure mbese ni ihumure Pastor Mutesi ni umuntu wo kwitonderwa uti no kwitonderwa gute mu buhe buryo hari inkuru Pastor Mutesi yigeze gukora aravuga ngo yabajije mama we ngo aramubaza ngo mama ngo wantwise ute wambyaye ute naje gute mama we ngo arambwira ngo yari ari mu mubare w'abana batifuzwaga ntago we
bari biteguye kwakira umwana hari ukuntu Mbese- ababyeyi barafashe icyemezo bati papa Aha, mama reka kubyara tube tubyihoreye kubera ubuzima kubera ubuzima noneho yikanga yatwise Mutesi ariko ntago bashakaga umwana Unplanned iyo ni pregnancy. inkuru Mutesi yikoresha ubwe. yivugiye ubwe noneho ufate rero nakubwiye ngo umuntu usi w'inyuma ni ibikorwa nanga ibimuvamo Pastor Mutesi rero wafata ubuzima yakuriyemo noneho tugere ku rwego rwo gushaka enewe ndabyemera kuko Pastor Mutesi ni umuntu ubatutse ukijijwe uvuga ikintu cyose akacyambura ubusa warabibonye Mutesi ni umuhanga Mutesi ni umuntu ukomeye Mutesi ni umuntu ukuze mu mana urumva ikigeretseho yasutsweho amavuta hari ikintu mugomba kwitondera yasutsweho iki amavuta ni pasiteri wuzuye ushobora kuba pasiteri kuko barimo kubikubonamo ushobora kwitwa pasiteri kuko wahagarariye urusengero ariko noneho hari icyo ububura gusukwaho iki amavuta njye nkubwire njyewe ndi pasiteri ariko ntabwo ni perezanta cyane ngo pasita kubera ko ntarasukwaho iki ariko nahagarariye insengero hazivaho neza urabyumva noneho rero pasita Mutesi tumwitondere kubera ko we yasutsweho iki Bibiliya iravuga ngo uwasutsweho amavuta yitonderwe ntukamutunga iki urutoki uba ukoze mu mboni y'ijisho ry'iki niyo yacumura ngo umumparire n'uwanjye uwo nguwo n'uw'Imana nusanga umuntu wasutsweho amavuta ugasanga anywa inzoga ujye ugerageza umusohororemo wubaha amavuta urumva ikintu ukoze umuharira iki Imana kuko dukurikije abasutsweho amavuta ntabwo bigeze babaho batari mu ntambara ariko amavuta yarabarindaga amavuta yarabagotaga intambara zabo bakazisorokamo abagitwaza barazirwana n'abandi bose n'aba Dawidi natwe turazirwana twese na Mose urumva ariko noneho tujya kuri Pastor Mutesi wacu yasutsweho iki abantu barimo bayora umucanga bagasukwa kuri Pastor Mutesi barapfa mu gitondo kubera ko bubahutse cyane iki amavuta bararengereye uwasutsweho iki amavuta niyo yacumura karijana niba udashoboye kumuhugura muharira iki Uwiteka witonde ahubwo abantu batazira Pastor Mutesi ubu rero ngiye guhugura ntabwo nje gushyushya nta nubwo nje gutukana ahubwo nje guhugura kuko maze iminsi mbikurikirana mwitondere uwasutsweho iki izi ni impanuro ni impanuro noneho rero tuzane za Mutesi turabona Pastor Mutesi acyocyorana na Fani bombi n'abashumba n'abapasiteri Fani yasutsweho amavuta Fani yigeze abo mubikira asohoroka mu kibikira ajya kuba nde pasiteri ayoboye ministry yitwa Getsman ministry yasutsweho iki na Mutesi ayoboye gira neza ministry yasutsweho iki Pastor Korode yasutsweho iki abandi tubareke kuko bani barana yasukwaho barahanura bakaza ngo ni ba pasiteri twivugira abangaba kuri uru rwego ruri kuri level ya Mutesi amavuta yahanganye amavuta noneho rero ndashaka guhugura kubera ko batukanira kuri YouTube reka mbahugurire hano Bibiliya iravuga ngo nkugire inama n'uwihuguro Imana ibwagure cyane ibushyire mu matwi ya Korode ibushyire mu matwi ya Fani na bagenzi be bitondere Pastor Mutesi ariko wahugura wagira bivuga ko ari abafite amatwi yapfuye oya Imana iherekeza ijambo ryayo ikarivomerera ikarikuza abumva bazakira batazumva bazarimbuka Bibiliya iravuga ngo nateye imbuto Apolo na waruhira ngo wateye n'uwuhiye ntacyo bari cyo uretse Imana izivomerera ikazirera ikanazikuza nanjye ubu butumwa bw'ubuhugura Imana ibukuze bareke gusuka umucanga kuri Pastor Mutesi kuko yasutsweho iki amavuta nashaka ibyo bamurega biba ari byo ariko nashaka sambane bamubona sambana gutya yasutsweho iki amavuta nashaka Mutesi yibe bamusange yiba yasutsweho iki amavuta yasutsweho iki uwo munsi ikimenyetso kimujyaho ko yasutsweho amavuta wubaha iki amavuta umumparire uwasutsweho amavuta umupasiteri by'umwitondera mwebwe nimubana n'abapasiteri nimubitondere muzajya mupfusha abana muzajya mupfa byihuse muzajya mucenyuka muzajya mugira umuvumo bakurikirana muzafungwa mwo kuvamo kubera ko mwubahutse uwasutsweho iki amavuta sasa urareba kuntu
mbere yashogoranye na Fani akambwira ngo ushatse bwa mbere bwa kabiri mwanza amubwira ngo bwa gatatu sinzi yaravuze ngo uravuga ngo Gabon ikigoryi ngo ikigoryi ni wowe ngo se ngo ko Gabon seguye ngo useguwe nandi urumva pasiteri hano kuri YouTube byavuye mu mwuka byagiye mu mubiri byari kuri Gasaro TV ibyo bintu ntago ari byiza hano sibyo noneho ku rwego rw'iki rwa pasiteri ariko mushumba tureke tujyane neza gutya umuntu ugutukira umugabo hari igihe bihita biva muri lokale bigafata izindi jewe ntago nigeze mbona Mutesi atuka umugabo icyo nabonye ni Fani amutuka noneho rero ibyo sindi bunabijyemo cyane kuko sinari impari ahubwo turimo kuvuga umucanga umenwa kuri Pastor Mutesi aha noneho mbona iyo zaga ya mbere ntago yari nziza noneho inyigaruye kuri Fani uyivuga burya Fani abarimo amena amavuta muriho kuko iyo wasutsweho amavuta urayarinda abashumba nibajya kwimika abantu bajya babimika bazi ko bakuze noneho numara gusukwaho amavuta ukabona ngize gutya nkusutsaho amavuta ariya amavuta ugomba kuyarinda iyo utayarinze arameneka kugeza ubwo akoyoka akagushiraho noneho rero gutuka Pastor Mutesi nawe ubwawe ubahutse amavuta ariko ubu muyamena aha icya kabiri ejo bundi agize ibyago nanone nabonye Fana za gucyocyora n'intumbi batari bayishingura byarambabaje mu buzima busanzwe butaragakiza no gushinyagura urabyumva kuvugira ku watashye no gushinyagura ibyo yavuga ibyo ari byose umuntu ntarashingurwa umuntu ntarabora umuntu yashoje ubuzima bwo kwisi wowe ukaza ugatangira ukamucira imanza ukavuga ibye ugacyocyora ukavuga ngo umuntu yaravumwe umuntu n'umupagani buriya umuntu wavuye mu mubiri tuba dukwiye guceceka kuko urubanza rwe kwisi rwarangiye urubanza rusigaranye Imana ni nko kuvuga urubanza rwimuwe rwakurenze ubundi umuntu watabarutse umuntu wagiye urakomeza n'ubundi urakomeza aho warugeze twari dukwiriye kumuherekeza gute noneho se tureke Pastor Mutesi tumuzi hano ku mbuga nkoranyambaga sibyo ariko titire dufite ni Pastor Mutesi noneho ikindi erega buriya ni na bishop wa ministry kuko nta wundi muri hejuru ni yerekwa rye noneho rero tureke nawe no hanze noneho se mayibobo yonyine ipfuye ikagwara mu muhanda twese nidutabara tugashaka isanduku none se umuntu yapfuye abantu bose nibaza bakayaga Pastor Mutesi rero kuba yaraje akayaga kuri YouTube nuko ariho yari afite inshuti nuko ariho yarazwe yari afite umuryango awumenyesha ibyago byamubayeho ntago yanavuze ijambo ryiza aravuga ati ndabizi ko mumenyereye kunuka ariko mugirira abana barusagara impuhwe mureke kumugaragura urumva ikintu yavuze basi mugirira umugore yabyaranye nawe sibyo ni nkaho yababwiye ati muvugege ariko ntimuvuge rusagara urabyumva ariko bararenze noneho bigutera ubwoba bataramushingura batangira kuzana video zabo yateretaga batangira kuzana abo yasambanye nabo batangira kuvuga ibibi byinshi bya rusagara ndababara ndavuga ni mbega abantu bibihazi bihubuka umuntu niba aramushingura ariko byatangiye kuyora umucanga biwumena kuri Mutesi byatangiye kuyora urubanza bazana ibimenyetso simusiga narumiwe kureba nka Pastor Claude yarantangaje ndashaka kumuha ubuhuguro kandi umwuka wera musange wabonye nta mwuka wera ntawe aha ngaha nta mwuka wera uburiho umwuka wera musange amumugurire na imakira umuri mu gituza nawe azanshyirireho komenti akwiye kugira kuntu aganira na Pastor Claude niba izizaga aba yaje gusuka akaba yaziganiriye nawe oye ko barararana ubona amakire yamushobora yaramushobora nose se Imana yamuhaye barararana barasangira yawitana nawe ngo ujye kure sibyo nibaza ko hari ukuntu baganira bahanana noneho ngiye iki kiganiro cyanjye nanjye imakira ashyireho comment avuga ati ni nanjye ibi bintu ndabona atari byiza kuri Pastor Claude kubera ko Pastor Claude ni umurokore noneho rero utangare Bibiri tubwira urukundo ruruta impano zose ruruta guhanura ruruta guhagurutsa ibitangaza ruruta gushumba abantu bakuzura itorero urukundo aha rero nakubwiye ngo abapagani nta byaha bafite mu bihorere kubera iki uzi ko abapagani bakunda kuturusha uzi ko umupagani yakugirira neza
urabona umuntu w'itabi ari mugenzi we basa w'itabi ari no oya genda ukora va kwitabi genda ukora research abatutse Mutesi urasanga benda nk'umupagani wa mucyocyo yari umwe ariko abarokore nibo babishyushyemo nibo babishyushyemo baravuga we noneho rero Pastor Claude yamennye amavuta yamennye amavuta Pastor Claude rwose yamennye amavuta yihane ajya ku nkoranyambaga bikoreye oya ibyo bivuga se jya ubivuze yasutsweho witondera amavuta ariko noneho yayamennye azagaruke ku nkoranyambaga asabe Mutesi imbabazi n'abantu tumukurikirana kubera ko Bibiliya itubwira urukundo noneho ikirenze mu byago yaragombye kuba hafi ya Pastor Mutesi kuko yatabaje yagombaga guhagurukana igihumbi afite akajya yakababarana nawe niba ashoboye no kurira indege akamuherekeza afite ubwo bushobozi noneho akababarana na Pastor Mutesi ariko ikintu cyanangaje kuri Pastor Claude nta minsi 2 yarishize Mutesi atubwiye ko yagize ibyago Claude araza ati reka mbabwire uriya mugabo harya ninde Rusagara ati Rusagara ntiyagukundaga ni umupagani ni umusambanyi na Pastor Mutesi ni umusambanyi atangira kuzana video z'amabanga ya Pastor Mutesi urumva kiriya kintu yabimbwiriye byabereye aha n'ibya Rusagara arabitwikuriye umushumba urumva kandi umushumba aratwikira uzi ko umushumba akunda ibisa nabi buri uzi ko abantu baba bashumba ari amabandi yahoze mu muhanda biriya mubona ngo abantu namayibobo ukananirwa gutereraho utwatsi ejo usanga ari we bishop ejo usanga ari Imana yuhage biriya tubwira ngo yahamagaye ibidafite shinge na rugero ibiha umuhamagaro wabyo kugira ngo ikoze isona abanyabwenge urabyumva hano twese twavuye ni habi ahantu ababishopu bavuye ni habi noneho n'abantu Imana ituzanaho ni abantu babi ni abantu b'ibyaha niyo mpamvu umupasiteri ni umubyeyi wa bose ni umubyeyi urenga abana be agatunga imbobo ni umubyeyi urenga abana be agahahira abantu igihumbi none ni gute uba umubyeyi ukajya kumena amabanga ya Pastor Mutesi Mutesi se wese umwana mu gituza cyawe ntago rero yarakwiye mu cyubahiro cya Pastor Claude kujya guhita umuntu ataramushingura ubu ngubu ataranabora icyo bita gushinyagura noneho warangiza ukajya kuvuga ngo Rusagara ugembazana ibimenyetso simusiga ngo yarafite umugore yaguriye inzu ngo amushingira na alimentation na supermarket ngo yarafite ubugano wari Pastor Claude ubona yashyushye atowe Mutesi nahuri aha ati rero bose barabasambanyi Rusagara najura azajyamo noneho ukabona ko urubanza Claude ahise ruca kandi urungu uraca rwamurenze rwasigaranye Imana jewe rero reka nanjye rwinjiremo gakeya minyuza Pastor Claude ibi byose yagiye akazanazaga kagaragaza ibimenyetso simusiga mbese byerekana kugaragura Pastor Mutesi no kugaragura Rusagara ariko uzi ko Claude yibagirwa vuba uriya mugabo nubwo avuga cyane yibagirwa vuba mbega Claude ngo ndakugaye we Yesu we nukuri ko Imana mureke tugaye Pastor Claude ejo bundi hari umwaka ari washira ashakanya na Immaculée none se wese umudevorose mbwira umugore wa mbere yarapfuye wa Pastor Claude ntibafitanye abana ngo bari gasanze bamize ubwo urumva hari ahantu aratandukaniye na Rusagara none uribuka zaga za Pastor Claude nzimwibutse ko mubwira ko nibagirwa vuba uribuka ejo bundi avuga ngo jewe ngo ndashaka umugore wo hanze ngo kuza kumfasha umurimo w'iki noneho hari abakobwa nabonye bamwihambiragaho bava Kenya hari umupasiteri nabonye bavuye niba ari Sudani ngo aje kumurangira ni byinshi sibyo Claude ati genda ndashaka uwo hanze muri Amerika wo kungurira ikibanza cy'itorero n'imodoka bisoza ashakanye na Immaculée noneho kuni umugabo yibagirwa yakibutse n'ibyamubayeho najye kuyora umukungugu ngo abigihubutsi igihubukira Pastor Mutesi amaze gukundana na Immaculée nuza uri arimene rigide ninde Yongwe aramubwiye ngo ushakanye na nyoko ngo gushakana na nyoko atangira kumutuka bose batukanira hehe none se ko bamututse ko ashatse agacecuru ntakareke none Mutesi aramuhora iki na Rusagara aramuziza iki bamindinge their business noneho rero ndashaka kunonosora iki kintu tunenge Claude kandi tumunenga ari ubyiteye nka pasiteri kuko ntiyakagiye muri izi zaga yakabaye atubwiriza
yakabaye atuha ijambo ry'Imana byaca ngo akaduha ubuhamya bw'ibyo yaciyemo kugira ngo byubake abandi. Turi kumwe buriya iyo uvuga ibyawe ugatanga ubuhamya bwawe hari uwo bibohora, sibyo? Iyo wigisha hari ukuntu dufashwa, ariko iyo usakambura umuntu burya nawe tuba tukubona. Abantu bakavuga ngo nta kigenda cy'uyu muntu. Nibyawe ngo umugore uzi ubwenge yabwiye mugenzi we gutya ngo Imana ibandinde nta migani y'insinzi. Umva rero nkubwire, naje mpunze nta yinsi. twese turahunga. Bibiliya iravuga ngo wabyaye n'umugore azapfa. Korode yitonde. Uti gute? Yongwe yaramututse aramutuka, ariko nashimye Makire. Korode yashatse n'umugore w'ubwenge. Uzi ko nta jambo ryigeze ritakara mu kanwa ka Makire ngo abasubize. Habe nire abayibereye hamwe n'abarwayi va no ku barwayi n'ubwenge. Yarakeneye umugore, yarakeneye umugore, byari bikwiriye bose, nta mugore nta mugabo. Noneho rero ikintu ndi mu kuvuga Korode yibagirwa vuba. Iyo urushako rwa mbere rupfuye wowe ntupfe, usigara uvuga ngo second chance. Bibiliya iravuga ngo ni Imana y'abazima, si Imana y'abapfuye. Ikuzimu nta migambi, nta n'imigabo, nta no kuramya Imana. Iyo ukiri muzima ubasha kuronka ejo. Uyu munsi urahombye ariko ejo byacamo, byahinduka. Korode rero kuko yari muzima, nawe yahuye n'urushako rwa mbere atangira gushaka undi. Nawe rero cyagiye hazaga abagore bahehe, yari agifite amahitamo. Nibyo byibi bya Rusagara, jewe mvuga ko Rusagara nta cyaha afite. Rusagara niba yarabatendekaga yari afite amafaranga, ntago watendeka utayafite. Nibura yaramuguriye inzu, akamushingira alimentation, akamushingira imodoka, namutese akamushyira muri etage, yari agihitamo, yari akirambagiza. Ariko noneho ikintu tushimaho Rusagara, yahisemo Pastor Mutesi, ikimenyetso yakigaragaza, araza aramukwa na Mutesi abaramutsindiye muri ba bagore bose bapiganirwaga Rusagara. Ko nta mugabo ubaho udashakishwa, utanashakishije niho ubuka ugakora amakosa. Rero mu gihe wakoze amakosa ya mbere, aya kabiri wemerewe gutendeka isi yose mpaka uhisemo ukunogeye umutima. Icyo kintu uracyumvise Rusagara yakoze. Noneho uzagukiza igikomere kutazagwa amakosa nk'ayo waguyemo ya mbere. Urabyumva neza? Niba uri ari igisamba atarekura, yagombaga Rusagara kubanza kubareba bose. Rero yakoresheje amafaranga kuko yari ayafite. Nunda afite strategie ze yakoresha. Umugabo noneho usibe na Rusagara n'umupagani wiswe ko yambaye ipantaro. Bibiliya Imana yamuhaye itegeko ramubwira ngo urebe isi yose uhitamo umukobwa ugukwiriye. Niyo mpamvu bana abagabo ntago baba bateye neza, ntago baba basa neza, ariko umugore usanga ateretse, umugore usanga asamaje. Noneho Imana ikubwira ngo hitamo, genda gira ute. Nase wahitamo utarebye nangwa utavuganye nabo nangwa utasangiye nabo. Rero Rusagara nta cyaha yakoze, yari ku gikomere cya mbere arimo ashaka kukivura. Noneho rero uyu munsi yapfuye rirakomeye. Noneho ikigaragara yari amaze gukwa Pastor nde. Noneho aba yaguriye amazu rero tubareke, uyu niwe Rusagara arahisemo. Niwe ufite ikimenyetso kuko yaramukoye. Ibyago byabaye nkuko nawe Pastor Korode ejo byakubaho. Ariko ntabwo ari ukwiye guhita uyora umukungugu ngo usuke kuri Rusagara waraye upfuye utarashyingurwa. Ntabwo ari ukwiye kuyora imyanda yo muri puberi ngo isuke kuri Pastor Mutesi ari mugenzi wawe. Yatabaje agize ibyago. Pastor Korode rwose arimo aramena amavuta, aramena amavuta n'izi YouTube nashaka wenda ashinga cyano ye nayo yitondere rero. Noneho ibyo avuga abiha agaciro nka Pastor Korode. Nka Pastor tumubone mu ishusho yande ya Pastor, tureke kumubona zaga nk'izo gushyushya. Ntago yari akwiye gushinyagura Pastor Mutesi, nta nubwo yari akwiye kuba umucamanza Rusagara. None se Korode ni sekretari w'Imana. None se Rusagara baramuvugaho arumva. Azibanga afatanya n'Imana. Urubanza rwa Rusagara rwageze imbere y'iki? Mu rwisumbuye cyane ruri imbere y'iki? Umuntu wese yapfuye nubwo yaba yari mubi biba birangiye ceceka. Wigerekaho gushinyagura. Tureke n'aba pasteri. Umuntu wese yapfuye niyo yaba yari igihazi. Hari umuntu ubona apfa nibashake isanduku. Ibyo biba birangiye, urubanza ruba rugiye imbere y'Imana niyo ibimusigaranye. Ariko amaze gupfa, Korode azanye ibimenyetso, azanye amafoto, azanye amajwi, azanye abagore, arahinze kuri cyano zose. Ibirani ibice by'umupasteri.
abapasiteri ntibimubereye muri make umva yamennye amavuta we Pastor Claude ngutuye message yo kwihana we aya we ndamusengera ku manywa na nijoro ariko Claude ndakuririye we amavuta urayononye uyasutsemo umucanga Claude urambabaje n'Imana urayibabaje usakambuye umuntu w'Imana Imana ikubabarire igikombe cy'amavuta cyagusutsweho Imana yo mwijuru ikiharira Pastor ntiyakira iryo sengesho n'aya marira yawe amubera inzira yo kwihana ava mu mutima narababaye nakubwiye ngo nta zindi nkuru ushaka ndashaka kuvuga ku wasutsweho amavuta Claude Imana imubabarire gushwanyaguza uri pasiteri Rusagara yapfuye ntituramushingura ntarabora ariko wowe uragaragura urerekana ibibi ubuze Pastor Claude ni utari umusambanyi ninde ariko wahagarara uribuka basanze Yesu barambwira bati uyu muntu ashenya umudugudu wacu atwaye abagabo babandi n'uwo bararanyira ijoro suwa afite urugo Yesu asanga baramushinja iby'ukuri abanye bamushinja iby'ukuri Yesu aravuga ati utaraca inyuma umugore we utarakora iki cyaha namutera amabuye apfe rwose ndamutanze namwice Yesu ngo acurika umutwe ategereje kumva ibuye ry'uko bamenye umutwe w'umugore atangira kwandika ubusa kwa kundi Yesu abivuze ikigabo cyose kikavuga kitejo bundi narabikoze umwaka ushize narabikoze kandi Yesu we ntabwo ahishwe arambona bose baragenda Yesu yubuye umutwe atacyumva urusaku ati se wa mugore we babandi bose bakuregaga bari hehe ati ntaba databuje ninjye nawe dusigaranye ati turareba icyaha cyawe kikugejeje ntuzongere gukora icyaha ukundi genda uyu munsi urarukiza ariko ntuzongere gukora icyaha ukundi none se Yesu kuki atamujugunye gutya ngo avemo abwati icyo cyaha koko kiranditswe no mu mategeko ni mu mwici birengagije yuko Yesu yari umushumba Yesu yakoze igishumba Pastor Claude ntabwo arimo akora igishumba arimo arakora iby'imbobo zagakoze Yesu wabambwe ahubwo hari message nshaka gutanga ku rwego rwa Pastor Claude ku rwego rwa Pastor Claude rw'abashumba hari igihe uza mu ihema ry'Imana wari mayibobo cyangwa wari umusinzi noneho kakantu kakanga kakagukurikirana ntugace n'ubundi ugasigara uboba ugasigara urya busambo kandi uri pasiteri ugashaka kurya amasahani 3 ku meza uri kumwe n'abandi ugafata amata n'igikoma byose hano ku gatute wabwirije ariko mu isaha yo kurya amavuta wabwirije murayamennye noneho ukabura pasiteri ukagenda urya avoka mu muhanda urya ubunyobwa mu muhanda ureba abakobwa usitara kakantu karanze gucika zaga rero Claude yari afite hanze n'ubu nizo arimo azana kuri YouTube kandi ari bishop rero ahinduke yihane ibyo twibitindaho kugira ngo wenda bitaza kwitwa impamvu yaje ku mihanda ariko yanshitaje kuri Pastor Mutesi noneho rero naze nka pasiteri gute mu rupfu utababarana n'umuntu Bibiliya iravuga ngo turirane n'abarira twishimane n'abishima ariko noneho njyewe pasiteri ni umubyeyi pasiteri yemerewe koherezwaho imbobo yemeye koherezwaho abajura yemeye koherezwaho indaya zirenga urwo acira Pastor Mutesi n'urwo yagaraguriyemo Rusagara mami reka nkubaze iki kintu ubuse arasakambura abantu Yesu abwira wa mugore ngo ntuzongere gukora icyaha ukundi urwo n'urugero rumwe nguhaye kuko Yesu ntabwo yaje guca amateka Yesu yazanye imbabazi noneho ikindi bigeze kubaza Yesu muri karitsiye y'iwabo baravuga bati mwigisha ati hano rero hari ikibazo mu mudugudu bati kihe uyu mudugudu bamo ati hari umugore yashatswe n'umugabo bamaranye umwaka umugabo arapfa murumuna baramuhungura nawe babanye arapfa murumuna baramuhungura nawe arapfa arongera aramuhungura undi wari usigaye nawe arapfa uwo mugore mu ijuru azaba mukande ese azaryinjiramo Yesu yarabarebye kubera ko yari azi mu ijuru azi no ku isi arababwira ngo kurongorwa no kurongorana ni ibyanyu hano ku isi
mu ijuru ntago bibayo mu ijuru twibera nk'abamarayika uwo mugore nta rubanza agize ate afite bivuze ngo Pastor Mutesi ibyo bari kuvuga yuko yaba yarashatse abagabo benshi niyo baba igihumbi bagatandukana bivuze ngo niyo baba abagabo igihumbi Pastor Mutesi ntacyo bitwaye wa munyamakuru we njye nababwiye ngo ntinye ibibazo by'abanyamakuru twitonde genda gake faximani urohamo twitonde njyewe ndimo ndavuga agaciro ka Pastor Mutesi wasutsweho iki njyewe nitangiye urugero rw'uko abanyabyaha bazaniraga Yesu ntabwo ahitaga bacira urwo gupfa ntabwo ahitaga bashiraho umucanga bamubajije uwo mugore wahunguwe n'abavandimwe batatu ngo mwijuru azaba ari mukanda arababwira ati ibyo mwijuru ntibibayo kurongora no kurongora rero n'ibyanyu hano hehe hano ku isi kwa data mwijuru ibintu ntabiriyo nta rubanza ayo makuru ntibanayazi noneho rero kuvuga ngo Mutesi ashenye bwa mbere ashenye bwa kabiri ashenye bwa gatatu ubu se Fani ubimucyurira Fani afite ingufuri n'urufunguzo ku buryo weje atapfakara ubu se ko yishe isezerano ry'ababikira ntabwo ari abakozi b'Imana ntago se yari yarirahire ntago yari mwikanze ababikira ko yarwishe akaza agakizwa akajya mu rusengero ejo we ntiyapfakara ariko mwagiye mumenya ko wabyawe n'umugore wese apfa mwagiye menya ko ari ibintu Imana yaduhisha mukitondda mukagenda gake njyewe nubura ibyo ushyira kuri YouTube uzantiza ibyuma nkwigishe kuntu igikakarubamba umuntu akiboroshesha nabona benye mfite ni neza cyane buriya mboroshesha igikakarubamba na korogate ibyo nabishiraho nkigisha abantu iyo ni session ikurikiraho mwereke igikakarubamba kuntu kivura kituma inzara zikomera urabyumva nibura ibyo bishyira kuri YouTube ariko kuza kuri YouTube gutukana gushinyagurira uwagize ibyago none se ubu Fani ko yavuye mu babikira yaravanywe n'iki se umugabo yashakaga hari ikintu mama ubu se aje apfuye ntago yashaka ariko mama Pastor twakomeje kubona hari abantu bitwa abasaseridoti abapadiri bakazajya banyaruka bakabikora urashaka ko tujya ahandi yararebye aravuga ati aho kugira ngo umubiri ukomeze kundya njye ngenda nkore donyi yica isezerano aravuga ati hoya gutsindwa bibaho umuriro ati uru rugendo ruragoye reka nduharire abarushoboye ba mama Teresa n'abandi njyewe mama Fani mbonye igitego mu bagabo aramusanga Gabi babyarana abana hari n'igihe Fani yivugiye muzakurikirana avuga ko rero ngira ngo bitereteye Gabo hari agakuru nakurikiranye rwose witonde ariko mu muco ibyo byaraje noneho rero icyo nshatse kukizanira iki buryo se ubu habara umuntu wahunze naze kubimbwira nshatse kukivuga ngo uko abarira Mutesi amushinyagurira nawe nta rufunguzo rw'ubuzima afite ejo nawe byamubaho byagira gute byamubaho noneho aho ngaho ntabwo ari kuri level ya pasiteri ubundi umuntu wese niyo yaba ari umusinzi niba ari umupagani hari indangagaciro na kirazira Yesu yaranavuze ngo nimukita abantu abapagani kuko hari abejejwe bamaze kwinjira mu mategeko kubera imirimo yabo kubera iki nubona umuntu hari afite ingeso nziza afite imico myiza burya ni umuntu w'Imana urumva niba rero nawe yarishe isezerano akava mu bubikira akaza dufite ababikira baciye agahigo babucecuriyemo kandi batari uko imibiri yabo yenda itana barya oya babishoboye bihaye Imana dufite abapadiri bihaye Imana naha ngaha rero ejo nawe yapfakara kandi ugasanga arongera arashatse yego urumva noneho rero ntabwo umuntu kuri message namuha areke guhubuka ari pasiteri areke kuyora umucanga ngo ahita amena kuwagize ibibazo arinda amavuta tugana ku musozo ntabwo nce mu ijambo nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Pastor Theogene Inzahuke havuzwe byinshi ndetse nk'ibi ngibi biri kuvugwa ndetse Pastor Claude yari abirimo ndetse na Yongwe bamwe bakavuga yuko Yongwe ngo yaba ari mageragere kubera ngo amagambo yaba yaravuze atari meza kuri Pastor Theogene yavuze gusiga iki kuri Pastor Claude yavuze ko hari abagiye gupfa kubera ko batunze agatoki amavuta aha reka rero njya kuri Rimide Rigide Rimide Rigide rero ayidigira imindi niwe mbaze ibyo ahimba bariya ni ibisambo
nakubwiye ngo hari ukuntu dukizwa ariko dufite aho twavuye noneho kakagukurikirana none ukaba pasiteri ariko ukiba kuko n'ubundi mu buzima busanzwe pasita Yongwe cyangwa wimuvugaho cyane inyuma mbabarira we wivuga ku wasizwe noneho rero nacyumvise noneho rero pasita Korode nako nuze Yongwe icyo azize ni uburura biriya ni ibirura biriya byose njye nakubwiye sibyo ntabwo nkunda kuvuga ngo pasita kubera ko hari urwego noneho rero Yongwe nibandi n'ikirura n'ibirura bindi biri hute gute kubera ko igihe cyose uzabona umuntu ukubwira ngo zana 10,000 ngo uhanurire niba utabizanye uragumana icyago cyawe ninda nini Yesu yaravuze ngo mu bihe by'imperuka abantu bazaza biyitirira izina ryanjye message ndimo gutanga biriya ni intangiro hari igihe bizaza bikomeye ngo bazitirira izina ryanjye ngo ntimuzabakurikire ngo hari n'igihe bizagera akakubwira ati ngiye gusenga inyenyeri yo kwijuru igwe hasi kandi koko azasenga igwe hasi ariko ngo ntimuzamukurikire abanjye muzababwirwa n'iki n'imbuto zabo noneho rero impamvu mubwira ko ari ibirura umuntu ukubwira ngo hari umuntu twahuriye ku misozi noneho ahanurira abakobwa aranje arababwira ngo nibamuhe 50,000 abakobwa bati ntayo dufite bisakasaka mu ishakoshi baramuga bati umwe ati ngiye mfitemo 5 ababwira ati basi mume 20 noneho batangira gutelefona babwira abantu ngo abagurize mbireba hari ya 12 noneho abakobwa bamaze gushaka babaguriza babonye 10,000 abona kubasengera noneho rero igihe abakobwa bamaze kugenda negereye wa muntu ndamubaza wanze gutuma batayamuha barabanza baragenda kuko nashaka kumubaza ndamubaza ni hehe Imana ikubwira ngo niba ubonye ikintu ku muntu banza umuca amafaranga ubone kumusengera arambwira ngo mwebwe muri ba pasiteri mu nsengero ngo murya amaturo ngo none twebwe twayarira he twebwe turi abapasiteri bo mu butayu ntiyari pasiteri nuko guhanura ngo na pasiteri biki biyisaba pasiteri neje nambwira se ibyo bikurahe arambwira ngo twebwe twize guhanura ngo tubyigira icyangugu ngo turabyiga ngo niba barabyiza ari abantu 40 mu mashyuzi ngo mu gihugu turahari ngo inyuma y'ibihugu turahari bidukikije ngo nta gihe tutazayarya noneho rero nta hantu bigira guhanura ahubwo n'uburura ubu burura rero mbumareyo ninda nini ariyo Yongwe azize urumva ariyo Yongwe agize ate yo gusahura abantu noneho ugasanga umuntu Bibiliya iratubwira ngo Satani yamanukanye 1/2 cy'imyuka yo hejuru noneho hari abamarayika bavuye hejuru ngo bifuza abagore bo ku isi bamaze kuryamana nabo babura za mbaraga zo gusubira hehe mu ijuru hano ku isi hari imyuka hejuru mu kirere hari imyuka buriya nubaza abapilote bazakubwira imyuka babona hejuru kandi ifite ubuzima igaragara mu nyanja hari imyuka ku misozi miremire hari imyuka noneho rero jewe nshobora kwicarana nawe gutya nkuko ubona umupfumu aha ngo urugero rwiza mwese abapfumu ntibafite imbaraga cyane ntibakora ibintu bigafatika bakuri saro ngo gusa bose bafite imbaraga zabo tubemere bafite imyuka yabo iyo ubizereye mukabasanga bakuvura bagukorera ikintu baguhumanya izo si imbaraga ntasigara ari umuntu n'uyu rero yaje akititiza yambarwa na ya myuka yo mu kirere akambarwa na ya myuka yo mu nyanja akambarwa na ya myuka yo mu musozi akakubwira ikintu ukabona nicyo kandi ukatubona kandi atari umwuka w'Imana ahubwo ari imyuka iyo izerera yo ku misozi yo mu nyanja nk'uko ubona umupfumu akubwira ikintu nk'uko ubona umupfumu ashika ikintu kikaza ni umwuka bamaze kumwambara mwebwe mukibwira ngo ni umwuka w'iki Bibiliya ivuga ngo tugenzure imyuka yose suko ari iy'Imana tuyigerageze tuyigenzure urabyumva neza rero Yongwe ni ubusambazizi ninda nini ngo neretswe umuntu uri muri Amerika ngo hereza $1,000 ngo mbane kugusengera ngo niba wanze ngo gumana ikibembe cyawe ngo ibyo ni ibiki Yesu yatsa yahe intumwa zatsa yahe none se Yesu ko yatubambiye ku musaraba ikiguzi twatanze ni iki ndebo rero ndashaka tukana ku musozo niki wabwira Pastor Claude ndetse n'aba yenda muri rusange kujye kwa Pastor Claude twamugarutseho cyane atagira ngo twanamwibasiye kuko generally hari abandi benshi cyane bagiye bamuvugaho ahubwo ikintu ngewe kamanade kugira ngo tubijyanire hamwe nifuzaga kandi natekerezaga I was asking myself ibi bintu hari abantu benshi cyane bigusha hari nawe bisubiza inyuma
hari nabo byongera guhakongera gukizwa bundi bushya. Ku ruhande rwawe mama pastor, ibi bihe turi kubona ku bakristo namara ku bakristo hagati y'abakristo bari gusubiranamo, bari kuza nimeruka n'ibimenyetso bisohora, abantu babyigire iki, bitondere iki kandi bacunge kuki kugira ngo hato hatazagirwa mu ruza rw'itikiziba. kubyigiraho niba umuntu avuye mu isi agakizwa, iyo dukijijwe tugiye mu gakiza uzi ko dukora indahiro. Nakubwiye ngo indahiro zose ziberaho guhana ibigande no kugira ngo tubashe gukomeza umurongo mwiza. Rero icyo twabyigiraho, umuntu akizwe ku giti cye, umuntu yitunganye, umuntu yiha Imana, agende mu murongo we. Wo gushaka kugira ngo agakiza kawe ugashushanya n'aka Pastor Claude, kuko Pastor Claude ni umwishushanya akagwa nawe uragwa, nawe uragwira rimwe. Nushaka kugendera ku bahanuzi bakaguhanurira ibintu nibibe, ejo uranywa inzoga nangwa urunduke. Kizwa nkawe. Noneho rero message nshaka guha Pastor Claude na Fanny n'abandi bagenzi babo, nibarinde amavuta, nibarinde agakiza n'amavuta. Aba nabo bitondere kuvuga ku basize. Noneho aba basutsweho amavuta nibaze batuzana ijambo ry'Imana, niba bataribonye nibaduha ubuhamya bw'ubuzima bwabo. Noneho nka Fanny aduha ubuhamya kiri mu babikira, aduha ubuhamya icyo yanenze mu babikira, aduhe no kuntu yaje mu burokore, atubwire n'icyo yungutse mu burokore. Wenda ibyo ngibyo byahindura ababikira abandi, wenda ibyo byadufasha, ariko areke kuza muri hiti zo gutukana no guhangana. Noneho Claude nawe aduha ubuhamya wenda bw'urushako rwa mbere, atubwire n'ikinyuranyo cy'uyu munsi, azane na Immaculée baduha ubuhamya, sibyo aduha ibyanditswe, ajye mu itorero, ariko bareke kumena amavuta. Noneho banababarire Pastor Mutesi, byansabiye Pastor Mutesi imbabazi z'ibibazo yaciyemo, bareke kubyinjiramo kuko yasutsweho iki amavuta. Noneho hari message nshaka kwihera Pastor Mutesi, aho ari yumve. Message niye n'abankurikiye wenda bayisome kubera ko amasaha yagiye. Tugiye muri Zaburi ya 22. Zaburi ya 22. Zaburi ya 22. Naho twahageze. Zaburi ya 22 ni igihe cy'intambara za Dawidi. Kubera ko ari igice cyose ntago nagisoma cyose, ariko ngewe niyo ntanze. Zaburi ya 22. Yego. Nyituye Pastor Mutesi, nkongera nkamutura Luka igice cya mbere, umurongo wa 78 na 79. Luka igice cya mbere umurongo wa 78 kugera kwa 79. Wenda ari nawo nsoma, nuriya wo baza kuwisomera kuko ni mugufi. Igice cya mbere umurongo wa 78 haravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira bicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Amen. Iyi rero niyo message jewe nageneye Pastor Mutesi kumuhumuriza. Imana ishimwe cyane. Ahasome ahakire. Imana ishimwe cyane. Iyi message rero ndayihagararaho, ndamure mu mutima kuko ari Imana y'abazima atari Imana y'abapfuye. Mutesi buriya Imana yari yazanye Rusagara kugira ngo imuhumurize, ni nako yivugira. Baramuhanuriye, oya imuhumurize. Abapasiteri duca mu buzima bukomeye, dusonza cyane. Ya Imana yamuzaniye Rusagara kugira ngo arye, aryame, mbese bige, agireho ihumure, areke gukurwa mu nzu, areke gusonza, mbese inamuforome kuko arimo atangira itorero. Twese twatangiye amatorero turananirwa kubera iki? Nta bibanza dufite, nta n'amafaranga dufite yo kugura. Aha, yari amaboko ya Mutesi Imana imuhaye muri iyi minsi. Nanjye nakubwiye mbere ya Covid, nanjye nari natangiye itorero, haza gucinga ibintu by'amasare. N'uyu munsi simfite ubushobozi bwo kugura ikibanza nangwa gukodesha, ndi mwituze ry'Imana. Muri iryo tuze rero Imana icinzira ikagutabara. Noneho rero izanye Rusagara amusigiye inzu, asiza muforomye. Mutesi nta nzara agifite. Noneho rero ubu muramwara mu gitondo, mwabihubutsi mwe bihubukira Pastor Mutesi. Ejo Mutesi ashaka umugabo mwiza, akora ubukwe ku mugaragaro, yambara agatimba, amukwa inkwano izo Rusagara
ataramukoye amukorera ubukwe ku mugaragaro isi yose mubireba ajye mu rugo ashumba itorero Mutesi atangira no gufasha abana banyu mwabihubutse imwe amen urumva ahubwo ni nabwo buhanuzi ntabwo ndi butitire ntabwo ngo mvuge ngo amaturo n'ibicyoya je ntabwo ari ibyo ariko nanjye ndahanura ko mu gitondo Mutesi ari burongorwe kandi akambara agatimba kuko hano ijambo ry'Imana yavuze haleluya amasaha yagiye kubw'umutima w'imbabazi ariko hari byinshi cyane ariko tuzagaruka kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu izo mbabazi z'Imana yacu ifitiye Mutesi ntabwo ari zabakana ntabwo ari nka Fani umucyocora ntabwo ari nka Korode ushaka ibimenyetso byo kumukoza isoni kubw'umutima w'imbabazi w'Imana ya Mutesi iyo Mana isumba byose nigiye kuzana umucyo kuri Mutesi kamumurikira muri uyu mubabaro w'ibyago akira ubuhanuzi mukobwa w'Imana akira ikamumurikira mu mubabaro wo kubabuza umukunzi we Rusagara wari umaze gutanga inkwano umucyo w'imbabazi w'Imana iramukura mu mwijima imushyira mu mahoro ibihubutsi mu mwarane Bibiliya iravuga ngo urwanya abandwanya wimimire abangenza abo ngabo inzira zabo zihinduka ubunyerere umwijima uca burindi ubagarukeho mu izina rya Yesu ibyo ni by'Imana igiye kubahinyuza mu maso ya Mutesi Pastor reka hari abantu badukurikiye uziko nanjye mbivuze ndi umushumba kandi akanwa k'umukozi w'Imana mukiranutsi kararema nanjye Mana buretse mbanze nsengere Pastor Mutesi ariko wagiye ugira imbabazi ko twazigiriwe tutari beza wagiye ugira imbabazi ko Imana yaremye Pastor Mutesi mu mugambi wayo niba yarivugiye ati mama aravuze ngo ntago twari tugukeneye Mutesi yabayeho kubw'Imana Bibiliya iravuga ngo nakumenye ukiri mu nda ya nyoko ukiri urusoro ndakweza nkushiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga gusenya no kubika no kubaka no gutera imbuto Mwami Imana isumba ibintu byose kuri izi cano turiho kuri izi cano Mutesi arimo atukirwaho kuri izi cano Rusagara arimo agaragurirwaho Mwami Imana nkusabye umutima w'imbabazi nkusabye umutima w'imbabazi kuri Mutesi wamuremye umwita wakiri mu nda ya nyina uramurinda umunsi wo kuvuka ntiyapfira mu matako ya nyina Yesu Kristo wazanye ibikoma abaho Mwami w'abami warinze Mutesi aho yaciye hose uyu munsi yambaye ingoro n'amavuta Uwiteka Imana arinda amavuta wasutse kuri Pastor Mutesi Mwami umutima w'imbabazi wawe wongere kuruka kuri Pastor Mutesi Mana ikimenyetso cy'imbabazi cyongere kuba kuri Pastor Mutesi no mu gahanga ke Mana ongera kuzamura Mutesi mu mbaraga adasanzwemo Mana muho umugabo umwubakira urusengero umukundwakaza uzajya umuhinga n'amazahabu n'izina ryawe Mana hinyuza inzira z'abagome n'abacyocozi n'izina rya Yesu imigambi yabiburizwe ubugome bwabo bihinduka ubusa amagambo y'ibitutsi uyahanagure kuri Pastor Mutesi Mana isumba ibintu byose Mana uri umucyo kuri Pastor Mutesi Mana uri imbabazi kuri Pastor Mutesi muho urugo rwiza asazire mu rugo rwiza muho umugabo mu izina rya Yesu agira ihumure mu izina rya Yesu muho ibiryo mu izina rya Yesu muho amafaranga mu izina rya Yesu Uwiteka Imana muhindura ikirangirire ajya yurira indege mu cyumweru yururuke izindi mu izina rya Yesu atungisha ibihumbi ajya agendera mu modoka mu gitondo yitangagura indi mu izina rya Yesu Mana umuhe kuruta Korode umuhe kuruta Fani mu izina rya Yesu Mwami w'abami wimimire abagenza Pastor Mutesi nanjye ndamusengeye nk'umugaragu wawe Mwami abagenza ubugingo bwe ubimimire kure marayika w'Imana abagenze kandi abakubure mu nzira za Mutesi haleluya Mwami ninginze imbabazi zawe kuruka kuri Pastor Mutesi Mana mu bihe bimeze bitya mure mu mutima mu bihe bimeze gutya muhumurize mu bihe bimeze gutya muhinzozi mu bihe bimeze gutya musange cyane mu bihe bimeze gutya muhubutsinzi Mana ubaka Mutesi amaso yanjye azabone yubakitse mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen 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 za telefone ariko njye mama numvaga twakomeza
umwanzi ngo amasaha ni amasaha tuzagaruka i Kanombe si kure Ya, nta nimero ya kibazo. telefone mama nomero yanjye ya telefone ni 078 2 karindwi 44 16 wayisubiramo nanone 078 2 karindwi 44 16 murakoze cyane Imana ibahe reka umugisha tubashimire mwese mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Byacu. Impanuro TV ndetse na Ukweli Times Pasi Murakoze wakoze cyane cyane. Imana iguhe umugisha Ya, murakoze niyo feha force c'est la français so Imana turabakunda cyane Imana ishobora byose nibaho umugisha Imana murakoze ni Imana cyane. data n'umwana n'umwuka wera bane namwe iteka ryose murakoze cyane thank you Imana iguhe umugisha. murakoze kunyakira murakoze Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.